Mbere ya byose ndabashuhuje, nizereye ko mumeze neza aho muherereye hose mu nce zitandukanye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, mu Burundi ndetse no muri DRC cyangwa se muri Congo ndetse no mu bindi bihugu bigize byo muri Afurika mujya munkurikira n'ubundi mwumva ururimi dukoresha rw'Ikinyarwanda ndetse n'abari mu mugabane w'Uburayi, mwese ndabashuhuje. Yari igihe kinini cyane kingana hafi n'imyaka ibiri ntagaragara kuri kamera, yemwe ntagira icyo mvuga, naracecetse niko biri. Ariko nagiye wenda ku bantu bankurikirana bya hafi, nagiye mbatangariza yuko ngiye kongera kugaruka, nubwo bitahise bikunda ko nahita ngaruka ako kanya, ariko bwari uburyo nari ndi gutegura bw'ukuntu nagaruka hanyuma tukabana n'ubundi mu buryo busanzwe nk'ubwo twajyaga tubana. Reka Imana ishimwe yuko yarinze ubuzima bwanyu mwe muri kunkurikira ndetse nanjye ubwanjye ikaba yarandinze. Mu by'ukuri ni ikintu gikomeye cyane dushobora gushimira Imana, dore yuko igihe kingana n'imyaka ibiri ni igihe kinini cyane buri wese atabasha gusobanura cyangwa se kugira ngo hari kubiha uburemere kugira ngo umuntu abyumve, ni ibintu bigoye kubera yuko akenshi wenda iyo umuntu ataragera mu bihe cyangwa bigoye ukuntu wenda ntabwo yabasha kubisobanukirwa cyangwa se abishyikiriza umutima cyane, ariko ubundi byakabaye byiza ubyutse ugomba gutekereza ikintu gikomeye Imana igukoreye kugira ngo uramuke ukiri muzima, ndetse umunsi wanakwira wagiye ahandi, wagiye mu mirimo itandukanye ugashima Imana, by'umwihariko icyumweru cyashira nabwo bikaba akarusho, mbese tugahora dushima Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo mu bibi no mu byiza duhore tugira gute, duhore dushima. Ni muri ubwo buryo rero nizingiye mu magambo, ntabwo ndi buvuge byinshi cyane, dore ko ari videwo yo kubaha ikaze no kubagaragariza yuko n'ubundi ngarutse mu murimo w'ivugabutumwa mu buryo bwa online cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ku bantu mwankurikiranaga cyangwa se mwankurikiranaga bya hafi, murabizi yuko n'ubundi nakoreraga ku kinyamakuru ngiye kubabwira, ariko mbere ya byose ku muntu wenda udukurikiye aribwo bwa mbere, amazina yanjye nitwa Shukuru Emi, ariko nkaba n'ubundi nkorera ku kinyamakuru cyitwa Shukuru TV Official, akaba ari n'ikinyamakuru mpagarariye, kandi akaba ari n'ikinyamakuru nifuza yuko cyaba umuryango mugari. Kuba bifuza ko tuzafatanya rwose ndi tayari kugira ngo tugire icyo twakora kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kwaguka. Rero nibyo natangiye mbabwira, mu by'ukuri nifuje kuba wenda nagira uruhare mu ivugabutumwa, mu bankurikira bakagira bikeya bamenya mu byagira icyo bihindura mu buzima bwabo. Nubwo wenda nagiye mbura, nabwiye yuko nari ncecetse igihe kingana n'imyaka ibiri nta kiganiro cyangwa se nta n'inkuru runaka igaragaza nshyira hanze. Hari ibyo nari mpugiyemo, ariko Imana ishimwe kuko mpugutse tujye kujya tubana umunsi ku wundi. Ni ukuri Imana iherwe icyubahiro. Hari mbere y'uko ngira icyo navuga, hari amagambo nifuje yuko twasoma, ari mu gitabo cya Habakuki. Ni igitabo nkunda cyane, ngira ngo nshishikarize na buri wese kugira ngo agikunde. Hari amagambo akomeye cyane kuri iki gice cya gatatu ku murongo waho wa kabiri, haravuga ngo Uwiteka we, numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka. Hagati yo muri iyi myaka ujye uwumenyesha mu burakari, wibuke kubabarira. Uyu ni umurongo ufite icyo usobanuye, ngira ngo buri wese ahari uri kunkurikirana muri aya masaha agire icyo awutekerezaho cyane.
Mu by'ukuri niba hari wenda muri kwitegereza neza muri iyi shusho y'ubu buzima tubayemo cyangwa se muri iki gihe tugezemo, umurimo w'ivugabutumwa usa nk'aho wasubiye inyuma. Akenshi ibyo duhugiyemo sinzi niba buri wese yitegereza aho biri kugenda bitujyana. Uri gusanga akenshi ibyo twitaho cyangwa se ibyo turi gukurikirana ndetse n'ibyo turi guha umwanya cyane, ari ibintu biri kugenda birushaho kutwigiza cyangwa se kutwigiza kure y'Imana. Mu by'ukuri buri wese yagakwiye guharanira kuvuga ubutumwa cyangwa se kubwira abandi inkuru nziza y'agakiza, dore yuko n'igihe kiri kugenda kirushaho kurangira. Hanyuma uwakumva iyi nkuru akihana. Siko bimeze inshuti zanjye?